atari umutabazi ari umwicanyi asa nkaho ahagaze mu muryango ahagaraye mu muryango aravuga uti twaje kubatabara nimusohoke. Urumva muri uko gusohoka twese tugenda tumusatira ikintu gusa nyine twumvisha ko kinga imbunda arangiza nyine urumva ahita arasa mu bantu aho ngaho nyine haguyemo abantu benshi nk'uko nabivuze. Shangazi wanjye niwe bahise barasa mu mutwe nanjye barandasa. Ziba IITV1 and Radio mwerere mwebwe mwese twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu ndetse kuno munsi tukaba dufatikanyije na BND TV ndetse na MINEMBWE TV. Iki kiganiro muzabasha gukurikirana kuri aya macano yose. Tukaba twakiriye rero umwe mu barokotse ubwicanyi bwa Gatumba. Kuri uno munsi tubibutsa ko ari wo munsi twarimo twibuka inzirakarengane ziciwe mu Gatumba, aho uyu mugabo yabashe kurokokera, yabashe gutanga ubuhamya bukora ku mitima ya benshi. Uno munsi rero tukaba dushaka kumuganiriza ibyo yavuze byakoze ku mitima pe, byakoze ku mitima ya benshi. Ndashobora kuba ari we muntu nabonye wavuze amateka nyayo uko ari uko byagenze. Rero kuri ino saha tukaba twifuza kugira ngo agire ico abivugaho n'ubundi atanga ubuhamya nanone ku byabereye hariya, ku batabashije kuba muri uwo muhango wakorewe muri Kenya, abatabashije kuhagera babashe gukurikirana uko ibintu byagenze. Urabona aracari umwana mutoya ariko arabyibuka byose. Katugusabe wibwire abadukurikiranye bose muri rusange. Murakoze. Ku mazina nitwa Fred Nahiriwe, abantu mu gihugu cya Kenya ahantu bita Umoja. Urakoze cyane. Ntabwo turi buguce mu ijambo cyane, bankuduha ku buhamya uko buriya bwicanyi bwa Gatumba bwakozwe. Titurinda tukujana uko byagenze na gute wowe utwibutse ukuntu mwari mubaye hariya no kubwicanyi bwakorewe abanyamurenge kuri uriya munsi, ririya ijoro ryari ricuze umwijima mwinshi cyane. Nkuko nyine mwabyumvishije hariya turi muri service, sinanahita na service kuko ni memorial. Nari umwana ukiri muto, nari mfite imyaka nk'irindwi. Ubwo urumva nyine umwana w'imyaka 7 nyine aba afite memory capacity aba ari ntoya, kandi nyine ugasanga no kwibuka nyine bimwe agenda yibukiranya babimubwira. Nkuko nyine nakubwira byabaye mu mugoroba, hari sinzi amasaha ko nyine abana kuko mu kagoroba kajaga gukina nyine nk'ahantu nawe kita nk'aho ari akajaride nk'ahantu nk'ahantu tugakina umupira, twarangiza tukaja koga. Mbese hari ibintu bya buri munsi urumva. Noneho umunsi umwe nyine turakina turangiza tuja koga, nuko twebwe abana. Kandi uwo munsi ntuza ababyeyi bari bafite igiterane. Muri icyo giterane urumva nyine harimo ibintu byinshi bitegura iki n'iki. Noneho abana nyine kubera nta bintu byinshi twari dufite tutatuja kuryama. Nko nijoro nyine hamaze gufata akajoro kabisa, nuko nyine nicyo gihe nakangutse. Nari ndi kumwe na sokuru wanje na kaka. Noneho numva urusaku rwabaye rwinshi, ndabaza se byagenze gute. Nuko sokuru ahita ambwira ngo twatewe. Sinabayaga nkibaza byinshi, gusa yarambwiye uti wowe shaka ukuntu uhunga cyangwa se genda ubwire papa wawe muhunge mugende. Nuko nyine Imana nibikunda tuzabonana. Nuko nyine nanjye ndasohotse kuko yari mu mashitingi, yari arimo nka cubes, emba wumva nyine udu cubes. Ndasohoka nja kureba muzehe wabaga muri cube ya mbere. Nshikaho ngaho nyine nawe nsanze nyine yitegura, barimo mama arimo ahekwa sister wanjye ari wa mukobwa wavuze wari ufite amezi 4 waretse konka nyine kuva icyo gihe. None nsanga nyine babitegura nabo tugiye gusohoka. Ariko muri uko gusohoka atari umutabazi ari umwicanyi asa nkaho ahagaze mu muryango, ahagaraye mu muryango aravuga uti twaje kubatabara nimusohoke. Urumva muri uko gusohoka twese tugenda tumusatira ikintu gusa nyine twumvisha ko kinga imbunda arangiza nyine urumva ahita arasa mu bantu aho ngaho nyine haguyemo abantu benshi nk'uko nabivuze. Shangazi wanjye niwe bahise barasa mu mutwe nanjye barandasa.
nuko nyine nsa nkaho witajije nyine uvuye mu nzira kuko abantu nyine baba barimo barasunikana ibiki nk'uko turabizi nawe nyine intambara ukuntu biba bimeze. Noneho inyuma mu ishitingi nyine ni nka hano hari umugabo uraci kizeri we kera yari yahunze, ni nk'inzira yari yaciye, ariko nyuma yaho hari hariho nyine ikibuga nka kino turimo, ugasanga umwicanyi ahagaze aryamye nk'ahariya kuri mashini gani ko ararasa nyine gutya, ariko abantu nyine iyi ngiyi niyo nzira bagomba kunyuramo bahunga baje ahantu nyine mu mazu nk'ahariya. Nuko nyine niyo yari inzira yacu. Wenda nguciye mu ijambo gatoya, uravuze uti hari mushiki wawe w'amezi 4 waretse konka afite amezi 4. Nanone uravuze uti barakurashe barasana na nyogosenge. Ese iwe hitapfa, ni ukuvuga ngo muri ako gashitingi mwari murimo muri abantu bangahe? Ese abarokotse bari bangana iki? Ndetse ntitwatumenya neza niba na mama wawe byaragenze gute kugira ngo uwo mwana wenda abe atarakomeje konka, byagenze gute byo? Urumva njye n'abaherutse ngaho bamaze kundasa, ubundi twaje kubonana kandi mu gitondo. Nabande? N'ababyeyi. Urumva none mu kuvuga ngo estimation ya cubes cyangwa se iyo tent abantu bose bari barimo sinakwibuka umubare, ariko ariko usanga nka cubes nka 6 hano n'izindi cubes hano 6 hano arimo nk'inzira. Urumva mbese urumva wenda ugafata nka famiye imwe irimo iyindi famiye runaka iyindi famiye runaka, ugasanga nyine harimo abantu benshi. Mama wawe mwari muri kumwe? Nahunze njewe na pamudogo wanje. Wahunganye na pamudogo wawe? Okay. Ariko mama wawe arahari? Mama arahari, ababyeyi barahari bose, n'abakaka barahari. Gusa nyine urumva nije barashe barasa shangazi, barasa kaka. Ni nkazo nkomere dufite mu rugo. Yego, komereza. Noneho nuko nyine niyo nzira yari ihari, turavuga uti noneho papa mudogo narambwiye uti mufate ukuboko ikiba cyose simurekure. Anje nyine mfata ukuboko turirukanka tunyura nyine muri ya nzira yakubwiye uti umwe yari ari hariya aha arasa. Noneho dushike nk'hariya badutera grenade zimwe ziramfata kuko ngira inkovu nyine hano nyinshi. Hano muri Kenya amaze kumbaga amafragment inshuro 3. Urumva nyine ni ibintu byose binjira mu mubiri, nuko nyine niko mbayeho. Noneho nuko nsa nkaho ntandukanye na papa, nkomezanya na pamudogo, turirukanga nyine twambuka umuhanda ari kaburimbo, turajabuka tuja nko mu gishanga. Muri icyo gishanga nyine niyo twakomereje nko tukaza dukurikira nyine ahantu baya baja, dushike dusanga bari ahantu mu kazu kundi muntu Pastor Semariza yari inzu yiwe, ni mwari inkomere nyinshi kabisa, kuko aho ngaho ariko yitegereza n'umuntu ugasanga sumuntu byari biteye nyine umubabaro tu. Urumva noneho nyine nshika aho ngaho kubera kwirukanka cyane kumva umuntu arushe. Urumva ngira icaka musaba amazi baranga, ahubwo bahise bafata amazi yose ari mu nzu barayamena, kuko urarebye niyo umuntu bamurashe agira icyaka. Noneho iyo umwe amazi kubera uba ufite igisebe kiri open witupfa. Noneho urumva nyine ni nk'aho ngaho twakomeje gutorera kugeza nubwo twari twicaye aho ngaho, ariko twari twumva amasasu akomeje mpaka mu gitondo. Nuko igitondo kigere umuntu agatangira gushaka bene wabo. Nuko niko nagiye mpura n'ababyeyi, mpura n'abasogokuru n'abavandimwe. Naho nyine twaje guhurira twese tuva ngaho bahita badutwara mu mashuri ariyo nkambi, ariyo cagiye nyine perezida w'u Burundi yahise aza nyine kudusurira hariya n'abari abandi nyine mwabonye tu. Pole cyane no kwihangana, nta n'impamvu yo kungirirwa dusubira muri byinshi bitandukanye, dore ko wari ukiri na mutoya. Nyuma y'aho ngaho wenda hari ibindi byakurikiyeho n'ibisanzwe, ngo ni ukugerageza kuri kavaringa umubiri n'ibindi. Rero ntabwo turi burambirane muri iki kiganiro, reka dukomeze twihanganishe ubwoko bw'abanyamurenge mu bibazo bagenda banyuramo buri munsi.
abicwa mu misozi miremire, abari aba bakorewe jenoside n'abandi bagenda bicirwa hirya no hino ku isi. Ni ugukomeza kwihangana, ariko nanone abantu bakomeze bagerageze batekereze ku mpinduka z'ibi bintu, tugerageze twitangire ubwoko, nicyo gikenewe. Rero iki kiganiro urashobora kugikurikirana kuri Gakondo TV, IITV ndetse Minembwe TV na BND TV. Turakibararikiye kuzagikurikirana kugira ngo kigire ico kibafasha. Ubuhamya bw'uyu musore ndetse n'ubw'abandi benshi batandukanye, n'ubuhamya bukomerekeje cyane imitima ya benshi, ariko buryo ubuhamya sometimes buba ari nubwo gufasha. Murakoze rero abadukurikiranye mwese, Imana ikomeze ibarinde.